Ubundi abahanga bavuga ko ubumenyi butangwa n'abarimu b'abantu, ariko ubuhanga butangwa n'umwarimu wacu twese tuzi ko yitwa isi. Abanyarwanda bagaca umugani ngo nta mwiza wabuze inenge na nyirahuka ifite amabinga. Gusa uyu munsi si tugiye kugaruka mu kinyarwanda cyangwa se mu migani, tugiye kugaruka kuri Miss Nishimwe Naomie wabaye nyampinga w'u Rwanda 2020. Uyu watangaje agahinda gakabije yahuye na kogeye yari mu bihe bigoye nyuma yo kwegukana ririya kamba, kuko nyuma y'iminsi mike hahise hasohoka amanota y'ibizamini bya leta. Ubundi abigitaramo ku mbuga nkoranyambaga na mpuza abantu kubera ayo yari yagize mu kizamini. Tugiye kugaruka ku makuru Naomie yatangaje, gusa bakomeje kugenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga abantu babigarukaho bavuga ko yatangaje. Gusa ngiye ngufitiye amakuru abantu bakomeje kugenda baca ruhinga nyuma, basanga birimo kugenda bayanyura hejuru. Ntuze gucikwa kuko ku musozo w'iyi video aribwo ndibuze kugukubita amakuru y'akasa mutwe. Ikibazo utese ibyo koko nabyo birimo. Reka mbaye ikaze hano kuri NB izumu inkuru zacu kuri kwawe. Wibuke gukanda subscribe wiyunga natwe, hanyuma ukande like uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment. Mbaye ikaze, njye nitwa Sana. Hari kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 2 Nzeri 2025 ubwo yari mu kiganiro cya Girls Impact Gathering Girls Rising for Family and Nations. Ikiganiro yahuriyemo n'abantu banyuranye barimo n'umushumba mukuru wa Noble Family Church Apostle Mignone Kabera. Ni ikiganiro kibanze cyane kukumva urugendo rwa buri umwe uko yanyuze mu bikorwa bikomeye ariko akavamo umutsinzi, uko Imana izafasha umukiranutsi kwisanga muri sosiyete yuko nyuma yuko abantu bamugize nk'ibuye ryirengagijwe n'abubatsi ariko rikaza kuba irikomeza imfuruka Siyoni. Ariko kandi byari mu murongo wo gutinyura abakobwa kwiyubakamo imbaraga. Kuva mu myaka 5 ishize amanota ya Nishimwe Naomie yagize mu kizamini cya leta yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga, kugeza ubwo no mu minsi ishize ubwo yatangazaga ko agiye gusohora igitabo cyitwa More Than a Crown. Hari abamwandikiye bamubwira ko batazagisoma kuko umuntu wagize amanota make nta gitabo yakwandika. Ibi byabaye gikomeye cyane kuri Nishimwe Naomie. Kugeza uyu munsi ntabwo yari karigeze avuga kuri iyi ngingo. Ubwo yari muri iki kiganiro nawe yavuze ko aribwo bwa mbere avuze kuri iki kintu, kuko yamaze gukira no kumva ko Imana ari mu ruhande rwe, kuko yamuhaye kwambikwa ikamba mu bandi bari bahanganye bose. Nishimwe Naomie yavuze ko kuva yagera ku ikamba rya Miss Rwanda byaturutse ku mbaraga yiyumvisemo no gushyigikirwa gusenga kugeza ubwo aritwaye. Naomie yagize ati, natewe imbaraga kujya mu irushanwa rya Miss Rwanda, nari mbizi ko bizarangira nako simbizi, ariko mfite uburyo navuganaga n'Imana nkumva ko aho nzagera hose bizaba, no kwiyandikisha kugira ngo mbashe kujya mu marushanwa. Hanyuma ubwo nyine mba nyampinga w'u Rwanda, ntwari ikamba mu bakobwa 2,000, mbamo umukobwa nyampinga w'u Rwanda. Miss Naomie yavuze ko muri iki gihe yasubije amaso inyuma akareba urugendo yagenze bimutera ubwoba, ariko kandi akibuka ko rimwe na rimwe yajyaga baza bagenzi be uko bamubona
akababaza niba babona z'abanyampinga bakamusubiza ko azaba igisonga. Uyu mugore yavuze ko ibi byamuteraga ubwoba, agasubira mu cyumba agatakira Imana, akayibwira kumva amasengesho yiwe. Ati, Imana, urebe ukuntu ndi gusenga, uko ndi kwihiriza nzabe nyampinga w'u Rwanda, kandi Imana irabimpa mbaye nyampinga w'u Rwanda. Nishimwe Naomie yavuze ko nyuma yo kwegukana ikamba hasohotse amanota y'abasoje amashuri yisumbuye, kandi nawe yari mu bakoze. Yavuze ko amanota yasohotse ari make ku buryo noneho yumvaga muri we atakoresha iryo kamba mu guhindura ubuzima bw'abantu. Ati, nta nubwo washoboraga gutera imbaraga undi, kuko nta kintu naravuzwe cyane mu gihugu hose. Navuga ko iba ari ubwa mbere mbivuzeho. Natangiye kwishidikanyaho, mbwira Imana nti ubu mfite ikamba. Mbwira Imana nti icyo gihe naranzwe n'amarangamutima, nta cyizere nari mfite. Ubwo COVID-19 nayo ibizamo noneho. Naomie Nishimwe yavuze ko kiriya gihe atabonye umwanya wo gukora ibyo yari yiyemeje, kuko icyorezo cya COVID-19 cyatumye ibikorwa byinshi bifungwa ndetse ingendo za hato na hato zikahagarikwa. Naomie yavuze ko kandi rimwe na rimwe yashyiraga hanze ifoto ku mbuga nkoranyambaga ze, akakira ubutumwa bw'abantu bamubwira bati ngo wowe uri umuswa, urapostinga amafoto, ibyo ngibyo nibyo twagutoreye. Noneho nkumva namubwira ngo twese turi muri COVID-19, guma mu rugo, ndakora iki muri aya masaha? Nishimwe Naomie yavuze ko yagize depression, agahinda gakabije, cyangwa se depression. Noneho atangira gusenga yiyambaza Imana. Ati, byari byinshi kuri njye. Natangiye gusenga, hari igihe ugera mu byo bihe ukumva Imana yaragusize, ukumva wenda ukagenda ahantu ukavuza induru, ariko iyo Mana yavuze ikintu kimwe cyo kukurengera. Naomie yavuze ko umubyeyi we yamusengeraga cyane, cyo kimwe n'abavandimwe be. Avuga ko igihe kimwe yagize inzozi z'umuntu amubwiye gutekereza impamvu Imana ari we yahisemo ko yambikwa ikamba rya Miss Rwanda. Mu bakobwa barenga 2,000 bari bahatanye. Uyu muntu yamubwiye ko hari icyo Imana yabonye muri we kugira ngo abashe guhagararira abantu bose. Nyuma y'aya masengesho yibwije ukuri, hanyuma atangira kubona abantu bamubwira ko abatera ishema ndetse ko bamufatiraho urugero. Naomie yavuze ko kuba yarahisemo kuba we no kumva ko yakora ibintu birenze abamuca intege. Nishimwe Naomie avuga ko nk'umuntu witegura gufasha abandi kunyura mu bihe bigoye, yagombaga kubanza kwikuramo ndetse no kwiyumvamo ubushobozi bwo gukora ibintu birenze abamuca intege. Uyu muntu yamubwiye ko hari icyo Imana yabonye muri we kugira ngo abashe guhagararira abantu bose. Naomie yavuze ko mbere yo gutanga ikiganiro yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze abaza abamukurikira niba hari abamufatiraho urugero. Yavuze ko buri wese akwiye kwishakamo imbaraga zituma ahaguruka, kuko ntawe uzakurengera mu gihe wowe utirengeye. Yavuze ko mu ndirimbo zamukozeho harimo indirimbo ya Israel Mbonye aharirimba agira ati, wowe ntiwite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibagukunda, ahubwo wite ku izina nkwita kuko ndi Imana yakuremye. Ntujya wumva wacitse intege
ujye wumva iyi ndirimbo. Amakuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, ubwo Miss Naomie yasohoraga igitabo cya More Than Crown, abantu bavuze ibyabo, bamwe bashingira ku ngingo yo kuba yaragize amanota make, abandi bandika amakomenti bagira bati ni wacyo watubwira wowe wagize amanota make. Gusa hari n'izindi komenti zatunguranye zivuga ziti murirengagiza ko afite umugabo w'umuzungu, ubwo niwe wamwandikiye igitabo cye. Ibyo bintu rero nabyo biri mu byakomerekeje Miss Naomie, kandi abantu benshi ntabwo bakomeje kugenda babigarukaho. Gusa twebwe nka NB zoom ni zoom nyine, turagenda tukazoominga tukinjiramo indani. Mureke mbararikire kubana nanjye no mu bindi biganiro bikurikiye, mukanda subscribe, like, mutanga ibitekerezo byanyu. Nje nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.